Ubundi ndumva nshaka kubaza iki kibazo. Ubundi iyo bikomeye, iyo bikomeye wageze mu bihe bikomeye, hari ikintu kikubayeho muri business, mu kazi, muri relationship yawe, byitwaramo ute? Aho hantu niho hari umutego. Kuko kugira amahoro ntago ari uko ibibazo byashize, kuko ibibazo ntibishira. Ahubwo ni uburyo ufite ubushobozi bwo kwitwara muri icyo kibazo cyabayeho. Noneho rero, muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ibintu biba n'uburyo uteguza ubwonko bwawe. Ikibazo cyaba, ubwonko bwawe bukabasha kukihangana, kuko ntabwo ari wowe wihanganira ikibazo, ahubwo ni ubwonko bwawe bubasha kugira imbaraga zo kukinyuramo. Reba no mafoto gatoya. Reba iyi foto, urebe n'iyi ngiyi, urebe n'iyi ngiyi. Aya ni amafoto ya rimwe mu iduka ryanjye rya electronic. Ejo bundi bararyibye. Nijoro barampamagara mbwitse urahagera ryari ko tubona bakwibye ibirahure babimennye, urahagera ryari? Icyo gihe rero ntago nasaze, ahubwo nabitabye neza, mbabaza uko byagenze, ambwira ko bamenye ibirahure n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. So icyo gihe bampamagaye saa 10. Saa 10 narebye saa 10 mbona n'ahantu ndi, mbona ko hajya biratinda. Ndavuga uti noneho ndahanyura ndebe uko bimeze, mube muharinze gatoya. Ibyo ngibyo byatewe n'iki? Byatewe n'uko ndi umunya business, mfite shop, bivuze ngo isaha n'isaha mba narabwiye ubwonko ko bashobora kunyiba. Banabwiye ubwonko ko bashobora kunyiba. Kuko ntabwo ari ikibazo cy'umutekano cyo kuvuga ngo bazakwiba, hoya, ahubwo ni ugushyiraho possibility ebyiri. Ni muri business bashobora kunyiba, ngomba gushyiraho uburinzi, ariko niba nanyiba nagomba kuva mu murongo. Kuko iyo wavuye mu murongo, ibyemezo ufata n'uburyo umutwe wawe utari gukora neza kubera ikintu kikubayeho kitari cyiza, ibyo bituma n'ibindi byemezo ufata n'indi myanzuro ufata bitari bugende neza. Ibyo bingibyo bigatuma subconscious mind yawe ugomba kuyitoza kunyura mu bibazo byose bibaye. Urugero, hariho kuyiteguza. Ubundi urabona ko iyo uhuye n'umuntu, reka nguhe urugero, iyo uhuye n'umuntu mugatongana cyangwa se mukabwirana amagambo, akagutsinda muri argument, akagutsinda, utaha uvuga ngo utaha wibaza ibintu mwaganiriye. Ubutaha iyo mwongeye guhura uba wamwiteguye, ariko mu buryo utazi. Uba wamwiteguye kuko utaha uvuga ngo okay, niyongera kumbwira kuriya nzamusubiza uri, niyongera kunyitwara gutya nzamusubiza. Kubera ko bibwiye ubwonko bwawe, iyo mwongeye guhura akibeshya gato gusa agakora ibyo bintu, wamaze kumwitegura uhita umusubiza. Ibyo rero ni byo twagakoze mu rwego rwo kurinda ubwonko bwacu kuguma buri karume in bad situation. Guteguza ubwonko kare ko hari ikintu gishobora kuba. Mfite umukunzi, hari igihe ashobora kunca inyuma, nari nzi ko ari umwizero. Icyo gihe nabyizera cyangwa se numva ari ibintu bya danje, ndasara. Kandi gusara nta kintu bikemura, ahubwo ngomba kuvuga uti umukunzi wanjye ndamukunda, ameze neza, ndamwizera, ariko nanciye n'inyuma, mufasha ncinyuma, nagira gutya, nakitwara gutya. Ibyo nukaba ubizi ko bibaye wakitwara gutya. Impamvu ikintu kikubaho ugasara ni ukubera ko ugerageza kwiyumvisha ko ibintu bitabaho, ugerageza kwiyumvisha ko bitabaho. Bakubwira ngo se muri business ubundi uhombye wakitwara uti, ntago bibaho. Bakwibye wakwitwara uti, reka reka nasara. Umukunzi waguciye inyuma wabigenza uti namwica. Ayo magambo yose wivugisha iyo icyo kintu kikubayeho, kubera ko ujya wivugisha nk'ikintu kidashoboka cyangwa se kigoranye kuba, ubwonko bwawe buba disturbed cyane, ku buryo kwikura muri iyo condition bigorana. So ugomba guteguza subconscious mind yawe, ukayibwira uti dore ngibi ibintu byambabaza cyane, ibi bintu nibiba twakwitwara dute? Icyo gihe ubwonko bwawe buteguje ikuba uzitwara icyo kintu nikiba, buragufasha muri gihe icyo kintu cyabaye. Uravuga uti dore ni cya kintu twavuze ko gishobora kuba kirabaye, ubu noneho tugiye kwitwara kwa kundi twashyizeho. Icyo gihe nta gusara ngo ufate ibyemezo bitari byo, bishobora no kuza kukugiraho ingaruka nyuma, kuko wafashe ibyemezo by'uko warakaye cyangwa wababajwe na situation yabaye. So ubwo rero muri ibyo byose, shop yanjye ejo bundi barayibye, ariko ibyo ntago bayibyemo ibintu byinshi kuko barabatesheje, ibamo bikeya. Ahubwo nahise mbona nyitaba telefone nijoro bakambwira ko byagenze gutyo, numvisha uburyo umutwe wanjye wabyitwayemo n'uburyo ntasaze,
ndavuga uti ni cya kintu twatekereje ko gishobora kuba, ubwo rero tugiye kubyitwaramo gute? Ni ikibazo nacyitwayemo neza kirangira neza, ubwo nyine nkomerezaho gake gake, namwe murabyumva. So ubwo rero kandi nk'umunyabizinesi, umuntu ukora akazi, umu content creator, ngomba kuba ndi karume mu mutwe kugira mbashe gutekereza neza no kubagezaho ibitekerezo byiza. Ibyo bituma rero ngomba kurinda ubwonko bwanjye kurusha ikindi kintu, kuko ubwonko bwanjye niwo mutungo. Ibyo mfite byose, ibyo ndi gushaka kugeraho n'ibyo narageraho bizakorwa n'ubwonko. Rero iyo ntazi kubwitwaramo neza ngo mbufashe biba ikibazo cyane. Niba uri kuri TikTok ushobora gukora follow, niba uri kuri WhatsApp ushobora kureplying uko byumva, ndetse no kuri YouTube. Iyi video yose iri kuri YouTube, kora subscribe. Ciao.